tubahaye ikaze nanone bakunzi bacu, tugushimiye cyane wamaze gukanda subscribe kuri no YouTube channel yacu. Nge nitwa MWESIGYE David. Niba utarakanda subscribe ndagusaba kugira ngo urebe aho hantu handitse subscribe magambo y'umutuku, nurangiye ukandeho numara gukandaho hahitaza akamenyetso kinuza kakazogera, nurangiza ukandeho kunzogera. Nawe niba telefone yari mu gifaransa ukande s'abonner, kandi ndagushimiye cyane. Uyu munsi mbazane video y'uburyo wakuramo password muri telefone yawe utazi password. Mu gihe waba wayibagiwe, nje kukuwereka uburyo wakuramo password muri telefone yawe wibagiye password yawe. Noneho ndakoresha uburyo bwo mu gihe waba password yawe waba wayibagiye utabasha kuyikuramo, ndakoresha n'ubundi buryo bwo kuba uyizi ahubwo ushaka kugira ngo telefone yawe iruhuke, uyiforomate n'uburyo wayiforomata nyine telefone yawe ikaruhuka. Hari igihe wenda telefone yawe ukoresha ikagenda gake cyane, ibintu byose bikora gake, waba urimo urahamagara bikagenda gake, waba ugiye kweza ibintu bikagenda gake, buri kintu cyose gikora gake gake ku buryo neza telefone yawe iba yaragiye ikuze. Ikindi kintu nakubwira kuri telefone, biriya bintu byose ubona ujya ufotora ugafata amavideo ukagira ute ukabisiba muri system ya telefone, ntago biba byavuyemo. Ushobora kugira ngo ubamaze gusiba video zawe ugasiba amafoto neza burundu, ariko hari ahantu bigenda bikibika nk'amadokima. Niyo mpamvu telefone yawe igenda ikananirwa neza, ikagenda igacika intege. Ariko uyu munsi nkuzaniye uburyo wafata uri buze gukuramo password. Icya kabiri nkuzaniye uburyo uri buze guformata telefone yawe neza, ukabasha kuruhuka ikagaruka nkaho ari nshyashya. Niba rero utarakana subscribe, ndagira ngo ukane subscribe. Reka dutangire noneho. Tugiye kuza noneho turaza kwifashisha kano kantu kongeza volume. Hari akangaka ubundi mbere na mbere, reka duhere kuko hasi hari akangaka katsa telefone, hari akangaka katsa telefone cyaka kayizimya, ndakoresha off cyangwa plus. Okay, hari akangaka ku ruhande kuri telefone yawe, hari akantu ukanda uri muratsa telefone, hari nako hejuru ukanda uri muragira nuza wongeza volume, volume plus nyine niyo ndi murakoresha. Uzadukanda, numara kuduka uzadukandira rimwe kuri telefone yawe. Mu gihe telefone yawe ibagiye password, nudukandira rimwe bazahita bakugeza ahantu hameze nk'uko nguko. Niba mara kumera nk'uko nguko, telefone yawe izarodinga. Nanze gukoresha uburyo ndimo nakoresha ibintu bijyanye n'amafoto cyane, ariko n'ubundi niko biba bimeze. Izarodinga bimera nk'uko nguko. Iyo bamaze kwita bahita kujyana ahantu hitwa ngo ukara ahantu handitse ngo format factory reset. Iryo jambo ndibuze kurikwereka turimo tugiye guformata telefone mu gihe twibuka password. Yego, noneho nuko nguko bazakubwira. Niba mara kukubwira nk'uko nguko, uzategereza gatoya, noneho bakugezaho hantu uzabona ahantu handitse ngo boot, ahantu harimo amagambo menshi agiye atandukanye. Uyu munsi byangoye cyane kuba nafata ino video kugira mbereke uburyo wakuramo password telefone itari kwaka. Ahubwo niyo mpamvu ndimo najya nifashisha amafoto asanzwe. Niyo mpamvu rero bakunzi bacu, kandi ikindi kintu nakubwiraho rero, iyo uforomase telefone iraruhuka burundu, ikavamo ibintu byose ibyari byaregeye bikisevinga, buri kintu cyose kikavamo. Ikindi, hari telefone uforomata, wamara guforomata yaba urimo restaurant bakakubwira ngo ushyiremo password wawe urusanganywemo cyangwa email. Ibyo bintu babyita FRP. Ibyo bintu umunsi wa formation, niba uri murareba ino video ugaforomata telefone bikakunanira, ukabona bakubajije ibyo bintu, uzanyandikire kuri WhatsApp, nzahita nkufasha rwose kuba nagukuramo iyo FRP. Okay, ikindi noneho kandi hari video twagiye dukora hasi zisobanura uburyo wahuza telefone yawe n'iyundi muntu, ukaba wafata telefone yawe ukayihuza n'iyundi muntu, ukaba wabasha gusoma message zo kuri WhatsApp z'undi muntu, uburyo wasoma message basibye. Kandi ikindi, reka tujye ku kindi gice cya kabiri cyo kuba waristatinga password uyizi. Hari izindi video nagiye nkora, ariko reka tubanze tujye hano muri setting. Urakana muri setting, nurangiza telefone yacu ahangaha iri mu gifaransa. Aka kanya iri mu gifaransa telefone yacu. Urahita uza ahangaha. Okay,
Okay, uraza ukandeho kuri aka ngaka ka kabiri. Muri hangana nyine telefone yacu iri mu gifaransa ariko naje mare gukora aka step ko mu gifaransa kuri kano ka step ka nyuma niko ubundi mu gifaransa mu cyongereza kita factory reset data. Yego, mu gihe rero urimo urakoresha inuza telefone yawe ari igifaransa uzaza ukande kuri ako kanuza ka nyuma. Mu gihe inuza yawe ari ya nyuma uzakoresha ngo reka telefone yanyishyire mu cyongereza noneho kugira ngo mbashe kubasobanurira neza abantu bafite telefone ze mu kinuza zo mu cyongereza. Okay, ni ibingibi nashakaga ubundi. Okay, uraza ujye hano handitse ngo urajya muri setting ya telefone bisanzwe. Setting tumaze iminsi tuyikoraho ibintu bitandukanye. Nejo bundi mbakorera via video yo guhuza telefone ya nimero zawe narayikoze, twagiye muri setting murazizi. Ukanana handitse ngo system, nanye ujya hano hasi handitse ngo reset option. Aho ngaho nurangiza uze handitse ngo factory data reset. Aho ngaho iyo uhakanze telefone yawe ihita iforumatwa buri kintu cyose kikavamo, nta kintu kimwe gisigayemo. Aho ngaho iyo uhakanze buri kintu kimwe cyose kiriho kivaho kikagenda, nta kindi gisigaye uretse ibintu bawafashe. Ibintu bisigaraho ni ibintu wabitse kuri telefone yawe, wabitse kuri memory card na nimero ziri kuri telefone, ariko application ziragenda n'ibindi bintu rwose. Iyo ukanze aho ngaho telefone yawe uyiforomasa. Ese waba ushaka kugura subscribe, waba ushaka kuzamura YouTube channel yawe, waba ushaka kugira ngo channel yawe tugire monetize, twabigufashamo. Jya munsi hari video twagiye dukora zijyanye n'uburyo wa channel yawe, uburyo wahuza telefone zawe, uburyo mbese twakoze video zitandukanye. Kanda subscribe rero, numara gukanda subscribe kugira ngo buri video yose dushyizeho ujye uhita uyibona. Imana nikomeze bamera umugisha, tuzasubire mu biganiro bishya, nawe tubwire video ushaka tugukorera. Ciao ciao.